iri ni itangazo rireba wowe waba uri muri program zacu cyangwa se wowe wifuza kwinjira muri program yacu. Iri ni itangazo riturutse kuri Teacher Isaac ari nawe uri kumva aka kanya. So for those who listen to English, this announcement from Teacher Isaac, and it regards to a new English learning program that is going to start from November 1st and 2025. Iri ni itangazo riribuze kuba ryatangira gushyirwa mu bikorwa guhera ku ya mbere y'ukwa 11 muri 2025. Rero byaba byiza itangazo urihaye undi muntu wese wese wifuza kuba yakwiga ururimi rw'icyongereza, yaba inshuti yawe, yaba abagize umuryango wawe, cyangwa se undi muntu wese. So for those who listen to English, I want to request you, please, you may share this video with anyone who wants to improve their English, whether your friends, family members, or any colleague. That will be better for them to have this announcement. So let me ask you, have you ever listened to someone speak English and felt like they were insulting you just because you didn't understand? Warigeze wumva umuntu ari kuvuga icyongereza ukumva basa nkaho bari kugutuka kubera kutabyumvise? Or maybe you can understand what people say, but when it's your turn to reply, you freeze. Birashoboka ko waba ushobora kumva ibyo umuntu avuga, ukabumva ururimi rw'icyongereza ariko byagera mu kuvuga bikakugora wowe ntushobore kuvuga. Your mouth wants to speak but your brain goes blank. Rimwe na rimwe ushaka kuvuga rwose, wumva ushaka kuvuga ariko wajya kuvuga ahita ubyibagirwa, ukumva nyine mu bwonko birisibye. You've tried before, wagerageje mbere, but nothing seems to work. Ariko ubona nta kintu na kimwe kiri kugufasha. Wagerageje kuri videos zo kuri YouTube, wagerageje kuba wasoma ibitabo, wagerageje creating a community y'abantu mushobora kuvugana. You've tried everything that you could kugira ngo ubashe kuba wamenya ururimi rw'icyongereza. You fear making mistakes. Utinya ko wakora amakosa. You fear people laughing at your accent. Utinya ko abantu baguseka ku buryo uvuga. Or you feel stuck and sometimes it has insight. Wumva nyine ko uhagaze aho ngaho udashobora kuba wahava, rimwe na rimwe bikakubabaza cyane. Cyangwa se tuvuga yuko wenda nta cyongereza uzi, ariko iyo ubonye abandi bavuga wumva ushaka kukivuga, nabyo birashoboka cyane. That is also possible. But what if this time you learned English for someone who knows exactly how you feel? Ese uramutse noneho uyu munsi utangiye kwiga icyongereza ukakiga ukigiye ku muntu noneho uwumva neza neza uko wiyumva, uzi uko wiyumva. So I want you to meet with Teacher Isaac, who is the one that you are talking to, who is the one that you are listening to. Ndagira ngo noneho mubwire ko ugomba kubahura na Teacher Isaac, ari uri kumva ari wenje, ari nawe umura muri kuganira aka kanya. So this is me. I'm not a native speaker. English is my second language. Ni jewe icyongereza ni ururimi rwanjye rwa kabiri. Ntabwo ari rwo rurimi kavukire. I am Rwandan just like you. Ndi umunyarwanda nkawe who taught himself English from zero. Wigishije icyongereza guhera kuri zero. Yeah, even if I studied some basics in school, but you know what I say, many of you got that already, but you can't speak. Nubwo ntaba narize mu ishuri yenda nkagira izo basics z'icyongereza ariko murabizi mwese kuko abari kunyumva akanya bamwe muri mwe ushobora kuba warageze mu ishuri ukiga icyongereza ariko akanya ukaba udashobora kukivuga. That's what also happened to me. Nanjye narize ariko ntabwo nashoboraga kuba nakivuga neza. Then I decided to teach myself English so that I would be able to speak it fluently and also confidently. Nibyo byatumye noneho nshaka kuba nakora ururimi rw'icyongereza kuko nshobora kuvuga neza ndetse nkaruvuga nizeye, nifitiye confidence. And some didn't get opportunity because maybe you studied in French or didn't even study because that is possible. Birashoboka ko kandi noneho wowe ushobora no kuri kureba ino video utarize icyongereza cyangwa se ko warize muri France cyangwa ukaba utarigeze unagera mu ishuri aho wabashije kugira amahirwe yo kwiga icyongereza, wenda ukaba uzi gusoma no kwandika, but you learned it in some way that I may not know. Ukaba warabyize mu bundi buryo wenda gusoma no kwandika nazi. So mwese ndabumva rwose. I understand your struggle because I've lived it. Numva imbogamizi muri guhura nazo kuko ibyo nabibayeho. I know what it means to dream speaking English confidently. Nzi icyo bisobanuye kugira inzozi zo kuvuga icyongereza rwose wiyizeye udategwa ukakivuga neza nk'uwakivukiye. So I know how
you wish you could understand movies, songs, interviews, and reply without fear. nzi uburyo wiyumva, uburyo wagakwiye kuzajya wirebera movie ushaka kureba, film ushaka kureba, ukiyumvira indirimbo, ukaba wajya mu ma interview ukabasha kuzikora neza ugasubiza nabwo. Ndabyumva rwose uburyo wiyumva. I built my own system that helped me speak confidently and fluently. Nubatse system yanjye yamfashije kuba navuga ururimi rw'icyongereza na confidence, n'icyizere, nizeye, ndetse nkakivuga neza cyane. Then, now I teach and coach others confidently what I did so that I can do the same. Niyo mpamvu aka kanya nigisha abandi bantu nkawe, ndetse nkabafasha umunsi ku munsi neza cyane, nizeye ko nabo bashobora kuba ibyo nakoze nabo babikora. Hari icyizere kinini ko ibyo nakoze nabo bashobora kuba babikora. I am here to help you no matter which level you are on because I lived both levels. Ndi hano kugira ngo binagufasha kuri level yose waba uriho mu rurimi rw'icyongereza, kubera yuko level zose nazibayemo, yaba beginner, yaba ari umutangizi. I once was a beginner. Once I was beginner. Rimwe nari umutangizi. Then I became middle. Noneho nza kugeramo hagati. And I'm now confident, fluent English speaker. Noneho ubu ngubu mvuga icyongereza rwose nifitiye icyizere kandi neza cyane. So nka coach wawe rero ugiye kuba wakwigisha, mu gihe waba uhisemo kumwigisha, ni uko nguko schedule yanjye iba imeze. Schedule y'umunsi cyangwa se uburyo umunsi wanjye uba uteye, ni umunsi wo kugira ngo ngufashe umenye ururimi rw'icyongereza neza cyane, ubyumve neza. Studying with me, it is not another class. Kwigana nanjye ntabwo ari irindi shuri ngo uragenda wicare mu ishuri ngakuriya. No, it's a full English immersion experience designed for results. Ni uburyo noneho wowe wiga ukajya mu cyongereza neza, ku buryo wowe wisanga nyine uri muri rw'icyongereza. Kuko icyongereza turakiga ariko bitandukanye no kuba wakimenya. Bisaba ko noneho wowe uba muri environment cyangwa se icyongereza ukibamo ukagikoresha kandi kenshi. So that's what I create for you. Ibyo rero nibyo ngukorera kugira ngo ubashe kumenya ururimi rw'icyongereza vuba. And the best thing that I might tell you, ikintu cyiza nakubwira aka kanya, is that you may study no matter wherever you are. Ushobora kuba wakwiga bititaye aho waba uri hose, wakwiga. So let me show you. Reka nkwereke. Here is what happens every day from Monday to Thursday. Ibi rero niko umunsi uzajya uba umeze kuva ku wa mbere kugera ku wa kane. Ni nako umeze ku bantu turi kwigana muri aka kanya. Iyi niyo programme, niko umunsi ukwiye kuzajya uba umeze. Waba uri kureba ino video mbere y'izira tariki nakubwiye, kuva mu gihe ndi kuri recording ino video ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa 10. Ubwo guhera uyu munsi ino gahunda iratangira gukora guhera ku wa mbere. Ubwo abandi nabo muzayireba nyuma ya tariki ya mbere y'ukwa 11, bishobora kuzaba byahindutse, ni programme uburyo zizaba ziteye ndetse n'ibiciro uko bihagaze. Ariko by this time, this is the way we are going to be working. Ubu ni bwo buryo tugiye kuba dukora from now and then, guhera ubu ngubu ndetse no gukomeza. Kuva saa 11 kugera saa 12, iyi niyo routine yanjye. Aba ari ukubona after shower, sport ndetse no gusenga. Then saa 12 kugera saa 2, this is a one-on-one coaching session. Ahangaha niho nzajya mani kwigisha umunyeshuri umwe kuri umwe. Ahangaha bafite umunyeshuri umwe, ni session yo kwigisha umunyeshuri kuva saa 12 kugera saa 2. Kuva saa 2 kugeza saa 6 no gutegura amasomo y'uwo munsi. Aya masomo niyo kuyategura ndetse ngategura na live session izajya iba mu masaha ya nimugoroba. Rero aya masomo azajya ategurwa, azajya ahita yaprodingwa, uzajya ubona amasomo 2 ku munsi. Isomo rizajya riza saa 8 ndetse n'irindi rizajya riza saa 1. Ayo ni amasomo 2 ku bantu bazaba barajoyininze group coaching program. Ndetse kubasobanurira groupe, ndetse kubasobanurira programme zihari zose z'uburyo twigamo. Ariko ushaka kugira ngo uvugane nanjye, ushaka kugira icyo ngufasha, ugomba kuba uzi schedule yanjye kugira ngo umenye at which time is the best to approach Isaac for him to help me or support me, or which way can I reach out to him. Ugomba kumenya schedule yanjye y'umunsi kugira ngo umenye uburyo ugomba ko wangeraho, uburyo wambariza ndetse n'uburyo nagufasha. So kuva rero saa 6 kugera saa 6 n'igice na short break, abari break ntoya. Noneho kuva saa 6 n'igice kugera saa 8:30 aba ari ukwamaza ndetse no updatinga community, yaba ari announcements n'ibindi byose bizajya bitangwa muri ayo masaha. Niba ari n'akandi kabazo gashobora kuba hari kabajijwe muri group, that's the right time to answer that question in that group. Then saa 8 n'igice kugera saa 9
icyo ni igihe cya lunch saa 9 kugera saa 9 n'igice bizaba ari igihe cyo gusenga no kuba nimvira umuziki. That's the time that I will refresh because I want to help you. Mangira ngo mbe ndi fresh kugira ngo igihe cyari cyo cyose nza kukwigisha nze kuba meze neza cyane. Kuva saa 9 n'igice kugera saa 10 n'igice uzaba ari umwanya wa live kuri YouTube na TikTok. Those people who want to study from TikTok and YouTube, be ready. Abantu mwifuza kwiga kuri TikTok ndetse na YouTube mube tayari kuko ayo masaha nzajya mba ndi live, nzajya mba ndi kwigisha amasomo atandukanye. Turi kwinjira muri grammar tuyumva neza cyane kandi ku buntu. Icyo gihe uzashobora kuba wakurikirana aho ngaho live ukabona amasomo atandukanye. Aho ngaho ni kuri YouTube ndetse na TikTok. Saa 10 n'igice kugera saa 12 n'igice n'ubundi nzajya mba ndi gufasha undi munyeshuri umwe uri kwiga by'umwihariko ku giti cyiwe. Kuva saa 12 n'igice kugera saa 12:40 ni break. This is a break where I can take some fruits. Ni break nshobora kuba nafata utubuto n'ibindi. Ahangaha ntabwo nzajya mba ndi kwigisha. So saa 12:40 kugera saa 1 zajya buri gusubiza message z'abanyeshuri bashyashya ndetse n'abandi bifuza kuba bakwiga. This is the right time I can answer some questions to potential clients like you, to potential students like you. Ku bantu bashaka kwigana nanjye n'ahangwa y'amasaha nzajya mbavugishirizaho. Kuva saa 1 kugera saa 3 n'uwundi mwanya wo kuba nakwigisha umuntu umwe kuri umwe n'ubundi muri abanyeshuri mfite by'umwihariko kumunyesha kwiga by'umwihariko. Aya niyo masaha nshobora kumufashamo. Murabona ku munsi dufite amasaha agera kuri ibihe bigera kuri 3 ushobora kwiganamo n'umuntu umwe kuri umwe n'amasaha 6 nzajya nanga mu gihe cyo kwigisha umuntu umwe kuri umwe. Ahangaha rero byumvikana ko ntabwo nshobora gufasha abanyeshuri benshi cyane, n'abanyeshuri bake muri gahunda yo kwiga umwe kuri umwe. Ahangaha rero kuva saa 3 kugera saa 3 n'igice, kuva saa 1 kugera saa 3 n'igice n'umwanya wo kwiga ku giti cyawe. Noneho ahangaha niho hazajya haba n'amagroup mato hakaba sessions zayo aho mushobora gufatanya, naho uba ufite accountability partners, abantu mushobora gufatanya mu kwiga ururimi rw'icyongereza. Aya niyo masaha muzajya mugiraho live. Aya masaha bizajya bitangira kuba mwakwigana saa 1 n'igice ubundi mube mwageza n'ubundi saa 3. Saa 1 n'igice kugera saa 3 muzajya muri live n'aba partners bawe, muzajya muri kuganira mwimenyereza gukoresha ururimi rw'icyongereza. Ni amagroupe mato tugenda tugabanya muri ya groupe nini ku buryo bibafasha kugira ngo nacyo cyongereza wize ubashe kumenyera kukivuga, ugira abantu mukivugana bibashe kubafasha. Noneho kuva saa 3 kugera saa 4 uzajya bari umwanya wa general group live session, aho nzajya mba ndi kumwe n'abanyeshuri mwese ukanga gusubiza ikibazo cyose waba ufite. Ahangaha rero niba ugiye kwinjira muri group cyangwa se usanzwe uri muri community, this is how the program is going to look like. Niko program igiye kuba imeze. Noneho kuva saa 4 kugera saa 5 uyu ni umwanya wo kuba nasubiramo ku munsi wagenze, tukagira ibyo twigaho n'ibyo dukosora, then I praying kuri message nkeya ziba zasigaye, then the last thing is a prayer and meditation. Noneho hakaba kurya, then we chase another day to the next day. Bizajya biba bitangiye saa 11 n'ubundi. So uko rero nibwo buryo umunsi wanjye uzajya bumeze ku munyeshuri wifuza kwigana nanjye. That's how it is. I make sure that muri uwo munsi ngufasha by'umwihariko uko bishoboka ko wakwiga. But it's not only me, I have also a team aside. Abandi bantu nabo bashobora kuba bamfasha, facilitators that are going to come in place to help you students to learn even better. Bagomba kubafasha mu kugira ngo mube mwakwiga umunsi ku munsi, kubafasha muri community aho ugize ikibazo bakagufasha. That is going to happen. So don't worry ko ushobora kubaza muri group kabura support. That is not possible. Ibyo ntibishoboka, uzafashwa uko bizagenda kose. Nifuza kwiga mu cyongereza, this is the right time for you. So this is how you can start with me. Buno buryo rero ushobora kuba kwigana nanjye. Here are only 2 ways to learn dialect with me. Nibwo buryo bubiri bwonyine bwo kwigana nanjye buri dialect. Uburyo bwa mbere ni group coaching program. Ahangaha ni ukuba wakwigira muri group kandi birakora neza cyane. Ahangaha programme yo muri group yari 5,000, ariko guhera ku itariki ya mbere y'ukwa 11 muri 2025 amafaranga araza kuba yongereye, araza kuba yabaye 10,000. Mu gihe uri kureba ino video, I don't know what time you are watching this video. Ntabwo nzi igihe uri muri areba ino video, ariko niba uri kwireba mbere y'itariki ya mbere, this is your opportunity for you. Niyo mahirwe yawe yo kuba wahita winjira muri ino group niba utarayinjira.
niba warayinjiyemo that's okay, that is good. Ariko niba nyuma yaho yuko ziriya tariki zageze ya mbere y'ukwa 11 uneza biri kwishyura 10,000 ubundi ukabona lifetime access kuri groupe. Iyo umaze kubona access kuri groupe niba icyo ubasha kuba wabona, ikintu cya mbere ni ukubona access kuri groupe. Ibyo ari byo byose twatanga muri group, yaba resources, bonuses, everything that we give to that group, you will be able to get them, to get your hands on them. Bizagukundira kushobora kuba wabona buri kimwe cyose uzashyira muri iyo group. Ikindi uzabona amasomo ya buri munsi ndetse na live sessions zizajya ziba buri munsi, yaba iz'aba partners bawe ndetse na live session yanjye nawe n'ubundi izajya iba ku mugoroba. Ikindi ni practice sessions every day. Practice session izajya ziba n'ubundi buri munsi, yaba iz'aba partners bawe ndetse no kuri live session turi kwigana. Ikindi ni private community and accountability partners. Ibi ngibi ntabwo handi ushobora kuba wabisanga, aho uzajya uba ufite community ihari y'abantu ushobora kuba mwaganira, ushobora gukuramo abantu ushobora gukorana, ndetse ukaba ufite n'abantu bo kugufasha kugira ngo ukomeze wige cya cyongereza. Kuko ikiba kigoye ni uko utaba ufite abantu mushobora kuba mwakorana kugira ngo wige cya cyongereza bashobora kugufasha umunsi ku munsi. Ikindi cya nyuma ushobora kuba wabona hano muri no group ni bonuses zitandukanye, ndetse n'abafacilitators nk'uko nabikubwiye bagiye kugenda baza bakajya badufasha umunsi ku munsi muri group. Igihe cyose ufite ikibazo bakaba bagufasha n'undi muri cya cyongereza ukabasha kukimenya vuba cyane, yaba mu kuba bagufasha mu kwimenyereza kukivuga, yaba mu kuha resources bashobora kuba bamenya ko ukeneye, cyangwa se uri stuck aho byakugoye, urwego rwose waba uriho, waba uri umutangizi bakabasha kugufasha aside, bakagira icyo babasha kugufasha kugira ngo ubyumve neza iyo bikugoye. Abo ngabo baraje kandi bagomba kugufasha mu gihe nanjye mba mari kugira ngo ufashe kugira ngo umenye ururimi rw'icyongereza. Kuba 10 gusa ubundi ukabasha kumenya ururimi rw'icyongereza neza, urwego rwose waba uri aka kanya wamenya ururimi rw'icyongereza kuri ayo mafaranga 10,000 gusa. Noneho ikindi nakubwira nuko ubundi buryo bwa kabiri ni uburyo bwa one-on-one private coaching. Ubu ngubu ni uburyo buri exclusive, ni uburyo bwihariye ku muntu ushaka kwiga by'umwihariko. Ahangaha ni umuntu ushaka kwiga byihuse, kuko when I'm learning with you just one-on-one, I give you the guarantee that in 2 months or 2-3 months you will be able to speak English very well. Ntabwo guarantee ko mu gihe cy'amezi 2 cyangwa 3 uzavuga icyongereza neza cyane. Ahangaha iyi program nayo igiye kuba yakwiyongera duhereye ku itariki ya mbere y'ukwa 11 muri 2025. Ahangaha rero ikintu nakubwira cyo nuko muri no program iza kuva 150 igiye ku 450. Ahangaha wiga mu mezi 3 gusa ukaba wamenye ururimi rw'icyongereza. Ubwo utakimenye turakomeza tukagufasha n'ubundi kugeza igihe ukimenye neza, ariko mu mezi 3 garanti ni uko wamenye ururimi rw'icyongereza neza cyane. Ubura buri kintu cyose gihari muri group. Ikindi uhabwa ni amasomo yihariye wowe ubwawe bigendeye ku rwego uriho, tugufasha umunsi ku munsi. Ikindi ni uko wigana nanjye teacher Isaac umunsi ku munsi tukigana. Ikindi kiba gihari ni uko ugira amasaha 2 yo kwigana nanjye by'umwihariko, ndetse no kwimenyereza kuvuga ururimi rw'icyongereza 2 buri munsi kuva kuwa mbere kugera kuwa 4. Ikindi ni ukubona feedback ku makosa, ndetse ukabasha gukosorwa aho uri kugenda ugira amakosa, ndetse ukabasha no kugenda ufashwa kugira ngo ugende wimprovinga muri cya cyongereza. Nyuma yo gusozanya nanjye muri iyo programme uhabwa na certificate of completion, uhabwa na certificate igaragaza ko wiganye nanjye ururimi rw'icyongereza, ndetse ukaba warashoje amezi 3 wiga ururimi rw'icyongereza, ukaba uruzi neza cyane. So ishobora kwibaza uti ino program itandukanye n'izindi program. Ino program itandukanye n'izindi programme zose waba uzi, kubera yuko abarimu benshi, most teachers speak perfect English but they don't know your struggle. Abarimu benshi bazi icyongereza neza ariko ntabwo bazi uburyo uri struggling, because they have never been afraid to speak. Ntabwo bigeze bagira ubwoba bwo kukivuga, kwenda bakivukiyemo n'abavuga ururimi n'ubundi basanzwe rw'icyongereza. They never been laughed at their accent. Ntabwo bigeze basekwa mu gihe bavugaga. They don't know what it feels like to think in Kinyarwanda while trying to speak English. Ntabwo bazi uburyo ushobora gutekereza mu Kinyarwanda ushaka kuvuga mu Cyongereza, ugatekereza mu Kinyarwanda ushaka kuvuga mu Cyongereza. But I do, ariko njye ndabizi. I was there, aho ngaho nari mari, and that's why my students learn faster, speak with confidence, and feel understood every step of the way. Niyo mpamvu abanyeshuri banjye biga vuba, bakavugana confidence, icyizere, ndetse bakumva ko bumviswe muri ntambwe yose dutera turi kwiga ururimi rw'icyongereza.
icyo nababwira cyo nuko you will not only learn English, you will live it, feel it and enjoy it. Ntabwo uziga ururimi rw'icyongereza gusa, uzarubamo, uzarwumva ndetse uzaruryoherwa. I can tell you now, you can change your life or someone else. Akanya rero wahindura ubuzima bwawe cyangwa se wahindura ubuzima bw'undi muntu, even if you are already confident in English, someone you know isn't. Nubwo waba wenda uri confident mu rurimi rw'icyongereza ushobora kukivuga, ariko someone, hari umuntu runaka waba utakizi. Uzi inshuti, yaba inshuti yawe, yaba umuvandimwe wawe, yaba mushiki wawe cyangwa se uwo mukorana, maybe they just need one opportunity like this. Birashoboka ko bashobora kuba bakeneye amahirwe nk'aya ngaya. Please share this message with them. Iyi message wayibahereza, ubundi bakaba nabo bakoresha aya mahirwe kugira ngo babashe kwiga ururimi rw'icyongereza. So I want you to help me, and also let us help more Rwandans speak English confidently and open doors to jobs, communities and international connections. Ndashaka ko ushobora kuba wamfasha, tugafasha abanyarwanda benshi kuba bavuga ururimi rw'icyongereza bifitiye confidence, bigafungura inzugi ku tuzi bashobora kubona dutandukanye, yaba mu Rwanda ndetse no hanze ku mahirwe agiye atandukanye, ndetse na connection zitandukanye bashobora kuba babona mu buryo mpuzamahanga. Niba witeguye gutangira, uraza kuba watangira aka kanya, cyangwa se ukaba wabaza andi makuru kunyandikira kuri WhatsApp kuri 0789101098. Mu gihe uhamagaye ugasanga itariho, wanyandikira WhatsApp ni kuri iyo nimero, n'ubundi wanyandikiraho, ubundi tukavugana ku bindi bisobanuro, cyangwa se ukaba wahita utangira ukabaza programme uko imeze. Ukabasha kuba wabaza muri programme y'by'umwihariko niba hari imyanya ihari, ukaba wakwapurayinga, then you can get started. So ushobora kuba wakwigiraho uri hose online mu Rwanda cyangwa se hanze y'u Rwanda, ubundi ukaba wahabwa na certificate mu gihe wigana nanjye by'umwihariko mu gihe ushoje. Icyo nakubwira cyo nuko we have to make your English a reality together. Tushobora gutuma icyongereza wifuzaga kuvuga bibimamo hamwe nanjye, because if I could do it, niba narabikoze, you can too. Nawe wabikora. Wowe nyandikira kuri iriya nimero, 0750801098, ubundi twigane ururimi rw'icyongereza. Ndabizi ko mu gihe gito urabasha kuruvuga neza kandi udategwa. Murakoze cyane.